kera tukiyoborwa na kamere y'umubiri tugikora ibyaha, ngo ariko ubu ngubu tugende nk'abana b'umucyo. Mbese bishatse kuvuga ngo tugende nk'abamenye Kristo, tugende nk'abo Kristo yihi. Turasoma hano muri iki gitabo cy'Abefeso ibice 5 ku murongo wa 8 avuga ngo kuko rero mwari mu mwijima none mukaba muri mu mucyo w'umwami wacu, nuko mugendere nk'abana b'umucyo. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Dusomye ijambo ry'Imana muri aka kanya muri iki gitabo cy'Abefeso, riravuga ngo kuko rero mwari mu mwijima ariko nkuko rero mwari mu mwijima none mukaba muri mu mucyo w'umwami wacu, nuko mugendere nk'abana b'umucyo. Imana itugire neza. Tugiye gusoma cyangwa dusomye kuri iri jambo ritubwira cyangwa riduhugurira muri iki gitabo cy'Abefeso, ritubwira ngo kera twari mu mwijima, kera twakoraga ibyaha, kera twagendaga uko twishakira, kera twavugaga uko dushaka, tukavuga ibyo dushaka, tukiyoborwa na kamere ya kera, tukiyoborwa na kamere y'umubiri, tugikora ibyaha, ngo ariko ubu ngubu tugende nk'abana b'umucyo. Mbese bishatse kuvuga ngo tugende nk'abamenye Kristo, tugende nk'abo Kristo yihishuriye, tukamenya ukuri, tukagendera mu kuri, mu byo tuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wacu. Aho tugenda tugendere mu kuri, twirinde kwiyobagiza, twirinde kwiyoberanya, ahubwo tugendere mu mucyo kuko turi abana b'umucyo. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Ijambo riratubwiye ngo kera ngo twari abo mu mwijima, kera twakoraga ibyaha nta mutima uduca urubanza, kera twavugaga ibyo dushatse, kera twakoraga ibyo dushatse, kera twanyuraga mu nzira dushatse. Ariko rimba Kristo yaratwihishuriye, tukamenya Kristo akatubera umucyo, akatumurikira inzira. Nyamara ngo kera bwo twagenderaga mu mwijima, ubwacu tutazi uko turi mu mwijima. Ni ukuri umuntu uri mu mwijima awugenderamo we kuko iyo umuntu njya mbona iyo umuntu ari mu mwijima akawutindamo cyane, ugeraho akamenyera ukamubera nk'umucyo. Niko mbibona, kandi ibyo bintu bibaho. Ushobora kuba uri ahantu mu mwijima nta rumuri ruhari, kubera ko uri mu mwijima nyine ukaza kubona yuko uwo mwijima ukaza kukubera nk'umucyo, ukagenda nyine ubona, ukabona imbere yawe nyine kubera ko wamaze kumenyera wa mwijima, ukabona imbere yawe harabona, ukagenda mu nzira uri mu mwijima. Nyamara umuntu uri kure yawe akabona yuko wowe uri kugendera mu mwijima, ariko ubwawe utamenya yuko uri mu mwijima. Nshatse kuvuga iki? Kera twakoraga ibyaha tukumva yuko ibyaha nta kintu bitwaye, mbese tukumva ko ari ibishimisha umubiri, tukumva yuko ari ibinezeza kamere zacu cyangwa ari ibinezeza umutima wacu. Ariko ijambo muri aka kanya riratubwiye ngo kera twari mu mwijima, twagenderaga mu mwijima, ibyo twakoraga twabikoreraga mu mwijima, ndetse tuzi yuko ibyo dukora ari byiza. Nk'uko Pawulo ngo yakoraga ibyaha akajya kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo yibwira yuko ari mu nzira, yibwira yuko ari mu kuri, ariko ngo umucyo uza kumutungura. Umucyo umutunguye aza kumenya ko yakoraga icyaha. Iri jambo dusomye rero hano muri iki gitabo cy'Abefeso ibice 5 ku murongo wa 8 haratubwiye ngo kera twari mu mwijima, kera twakoraga ibyaha, kera twagenderaga mu mwijima, ariko ubu twabaye abana b'umwami bagendera mu mucyo.
birakwiye rero ko rimba Uwiteka yaratumurikiye akatwereka ukuri, akatwereka inzira z'ukuri, birakwiye ko rimba turi mu mucyo tugomba kugendera mu mucyo, tukagendera mu mucyo, tugakora ibintu by'umucyo, tukirinda uburiganya, tukirinda amacabiranya, tukirinda gukora ibibi, tukagendera mu nzira y'abakiranuka, tukagenda mu gukiranuka, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu nzira tunyuramo, tukagenda nk'abakiranutsi, tukagendera mu mucyo kuko turi abana b'umucyo. Nibyo nari ndimo nsobanura. Iyo umuntu ari mu mwijima akawutindamo cyane, ntabasha kumenya yuko ari mu mwijima, abona yuko ahantu hose harabona, akabona ko inzira iri kuboneka. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kera twari mu mwijima, ndetse uwo mwijima tukawugenderamo tuzi yuko turi mu nzira y'ukuri, nk'uko Pawulo yagenderaga ajya kurenganya ubwoko bw'Imana yumva yuko ari mu nzira y'ukuri. Ariko aho umucyo umaze kumumurikira ngahita atungurwa, agwa hasi yubamye, yumva ijwi rimuhamagara ngo Pawulo, Pawulo, Sawuli, 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 ngo undenganyirize iki? Icyo gihe yari akitwa Sawuli, kuko Imana ari itari yamuhindurira izina, yari akitwa Sawuli, yari akitwa Sawuli. Natwe kera tukiri mu mwijima, twagenderaga mu mwijima, tukitwa abanyabyaha. Ariko umucyo umaze kutumurikira, tumaze kwizera Kristo nk'umukiza, duhinduka ab'umucyo, duhindurirwa izina, twitwa abana b'Imana, twitwa abo mu bwoko bw'ishyanga ryera, abahamagawe, duhindurirwa amazina. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nuko ngo Pawulo witwaga Sawuli akimara gutungurwa n'umucyo, ngo arabaza ngo ninde ndenganya? Ariko Kristo aramubwira ngo ni Kristo urenganya. Imana itugire neza. Uwiteka akimara kuduhamagara rero, akaduhamagara akadushyira mu mucyo, tugendere nk'abari mu mucyo, twirinde kugenda nk'uko kera twagendaga tukiri mu mwijima, amagambo twavugiraga tukiri mu mwijima, cyangwa ibiganiro twagiraga tukiri mu mwijima. Birakwiye ko ibyo ngibyo tudakwiye kongera kubivuga kandi twarageze mu mucyo. Abo twagendanaga nabo kera, ikigare twagenderagamo kera tukiri mu mwijima, birakwiye yuko wowe wamenye Imana, nanjye wamenye Imana, icyo kigare birakwiye ko tugomba kukivamo, kuko turi ab'umucyo, twavuye mu mwijima, turi ab'umucyo, turi abana b'Imana, turi ubwoko bw'Imana, turi ishyanga ryera, turi abo yatoranyije, turi abakuye mu mwijima w'icuraburindi akadushyira mu rugo rwe, akatugira abana be. Nimba turi abana b'umucyo rero, birakwiye ko tugenda nk'ab'umucyo. Ingendo yacu ikagaragaza ko turi abana b'umucyo, mu byo tuvuga, mu byo tuganira. Umuntu wese twumvisha akumva ko turi ab'umucyo, akumva ko turi aba Kristo. Aho tunyuze hose bakabona ko turi aba Kristo, yaba mu mvugo, yaba mu mikorere. Birakwiye yuko tugendera mu mucyo, kuko turi abana b'umucyo. Birashoboka rero ko waba waragiye mu mucyo, waba uri mu mucyo Kristo yaraguhamagaye, ariko ukaba ukigendera muri za ngeso zo mu mwijima. Icyo gihe ntago umucyo urakumurikira neza, ahubwo uracyavanga ibintu, umeze nka wa mutsima udasembuye, uwameze imvi z'urutaru nk'uko ijambo ritubwira ngo ugera mu barokore ugasa nkabo, ugera mu bapagani nabo ugasa nkabo, ngo uri impindurize, ngo umeze nka wa mutsima udahinduye. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, umuntu uri mu mpande enye zose aba ameze ngo nk'amazi y'akazuyazi adashyushye. Birakwiye ko ushyuha nimba warinjiye mu by'agakiza ukabyinjiramo neza. Birakwiye yuko uhagarara mu nzira, ntube mu nzira ebyiri, mu nzira y'agakiza no mu nzira y'abadakijijwe. Imana itugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana ryo kugira ngo duhugurane cyangwa tuganire nk'abamenye Imana, nk'abakijijwe, kugira ngo tumenye ngo
nimba twarakijwe tugahamagarwa, tugende nk'abana b'umucyo, twirinde kugenda nk'abana b'umwijima. Imana itugire neza kandi Imana idushoboze kugendera mu mucyo wa Kristo, idushoboze kugenda nk'abakijijwe, idushoboze mu byo tuvuga, idushoboze mu byo dukora, idushoboze mu bo tugendana nabo, kandi itugire neza, iturinde kuba akazuyazi, iturinde kuba nka wa mutsima wa wundi udahinduye, ushya uruhande rumwe urundi ntirushye kuko udahinduye. Birakwiye yuko dushya impande zose, agakiza kakatwinjiramo mu byo tuvuga, agakiza kakatwinjiramo mu byo dukora, agakiza n'ingendo yacu ikagaragaza ko turi abana b'Imana, turi abakijijwe. Imana itugire neza. Irya jambo ry'Imana twaganiraga, Imana iduhane umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Mana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza uduhaye. Twemerere buri muntu wese uzaryumva, uzamuhe kumva no kumvira, kandi uzamuhe kugendera mu mucyo, kuko Umwami wacu ariho wifuza ko tuba. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.